Nshuti bakunzi bacu muraho neza amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu aho muherereye ahari hose. Tubahaye ikaze rero muri ibi biganiro rero by'umuryango na bakunzi babitangaza ndetse na mama bitangaza aho muherereye ahari hose mutera gatebe ubundi twiganirire nk'umuryango nkuko n'ubundi bisanzwe iteka. Mama bitangaza Imana ishimwe cyane. Ihabwa icyubahiro. Abakunzi bacu bameze neza? Bameze neza ndi kubibona ko bameze neza ngewe. Baduhe udutima. Kandi n'abatameze neza ushaka kuba waramutse utameze neza urumva mu mubiri bitagenda neza ariko humura uraza kuza kumererwa neza. Ushaka kuba ufite ibibazo ariko humura biraza kuza kugenda neza. Nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibiye humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibiye humura Yesu ari ku ngoma. Abasilamu salamu alaykum, abagatulika Bikira Mariya ashimwe, abadivantiste isashimwe, abantu bose bakunzi bacu turabakunda mu mpande zose aho musengera hose. Dukoze ikiganiro imvura irimo iragwa ariko turavuga ati abakunzi bacu ntabwo barana ubwigunge batabonye mama bitangaza na papa bitangaza. Oye hari abantu bavanga ibiganiro utanga ngo nta kintu bifasha. Ubundi umugore n'umugabo banezeranywe baba bameze gutya ubwabyo no kubireba bifite icyo bimaze. Batarwana batajombana cyane aba diaspora. Yego turabamagana kujombana ntimuzajombane cyane umwuka uzabace kure. Ubutane turabwirukanye turabyamaganye mu izina rya Yesu. Gushihurana turabyamaganye mu bana b'u Rwanda. Umugore n'umugabo ni I love you turabihamagaye. I love you bibasange. Abana banyu birinde kuzabatinganya, Imana barinde kuzabatinganya. Imana ibibarinde. Imana izabarinde kumva ibiganiro by'amatiku. Imana ibarinde amatiku, kwicara mu nteko z'abaneguranyi, kwicara mu ntebe z'abaneguranyi n'abagambanyi n'abagome n'abashaka n'abaraza abandi nabi, kunyeke n'abaraza abandi rwanambi n'abaraza abandi mu mashuka bari kurira bari kubavuga babavuga amasutiya bambaye, bakavuga amakariso bambaye, bakavuga imiryango yabo, bakavuga ukuntu imiryango yabo ngo ari abatindi. Imana ibibarinde. Fire ibibarinde. Mujye muhora munezerewe, mwumve ibiganiro byubaka, mwumve ibiganiro byiza, ibyiza bituriho bituveho bibageraho bibasesekaraho. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kwirirwa ukenye bukira wakize, bishobora kwirirwa urwaye bukira wakize. Ntarindi shyanga rifite imbaraga nk'Imana yacu. Umuryango urimo amahoro. Haleluya. Rero ndashima cyane mwagiye mubona amavuta. Hari ibintu bihagaze imbere yanyu. Mabitangaza. Hari ibintu bihagaze imbere yanyu. Nza kwanza ngesobanure nguhereze nawe basomere nimba warize wowe. Noneho bagufatira hano. Ntabwo nize kabaye. Niyo mpamvu navuga ikintu kibi nta mpamvu yo kumvuka ntabwo nize ndiretere. Mujye mwihangana. Hari abavuze ngo wasebeje urugo rwawe nyine ni kwiretereza ikora. Niko nyine umuryango w'umuntu utiza nyine umera. Ariko abana banjye bazabikosora. Ariko abana bari kubikosora. Kandi ikindi ntago nasebye kuko umuntu uhangana n'umugore bakongera bakiyunga uwo niwo muntu waba minister umwana we. Hari undi sowa minister. Nta wundi kuko aba bantu baba bafite hari n'izindi baba umwana ngo abazikunga abantu. None se niba uwo ni ugomba kuba meya nawe ubizi reba ukuntu nawe mwashwanye n'umugabo wawe
kongera kwihuza byaranze. Ubu ngo abanyamakuru ba kera bazakatuba video babwereka abana banye bisobanure neza nibo zabisobanura bashaka ubuyobozi. Yati dore kera mu bisekuru byabo ise na nyina bigeze gushwa. Ahita bati murabizi niho bantu baje ariko ntibigeze badivorce batandukana. Urumva hiti ati se yiteye ifu. Uti nanjye rero nshaka kuba nanjye minisitiri w'umuryango, nanjye nzashobora nanjye guhuza abantu nk'uko data na mama bihuje. Uwo mwuka ndiho. Barangana bazajyana azavuga Seve ati ni wa wundi babitangaza wigeze kwisiga ifu. Niyo papa muzi ari umukomedi ndifuza kuba minisitiri. Turi kwandika amaseve. Niwe papa wa wundi wigeze kwisiga ifu. Mwese mumuvugaho, mwese muravuga ngo yasaze. Niwe ariko murebe hiti, timurebe hiti ntigeze asara. Benga amasevara byibushe timuramuzu. Wandikira umuntu seve yibereye mu rugo. Timuramuzi uwo ni ngewe mwana ugiye kuba minisitiri. Hari n'undi nawe uzicara uti murabizi iwacu urabizi papa wanjye na mama cyari igisamba. Data yari umusinzi. Yari umusambani. Abyara ahantu hose ageze yirirwa Rwanda kutubari. Nanjye nifuzaga nanjye minisiteri y'abasinzi. Papa wanjye niwe muntu bafungiye jenoside. Papa wanjye niwe muntu bafungiye jenoside. Ariko noneho papa wanjye mu 1994 yishe abantu 8. Arabirega. Ni ngewe rero arabemera baramukatira. Ndifuza kuba general. Iyo benga general yabagiye. General. Bana muramba comment hasi. Muramba comment. General nabaza. Ko mujya kuvuga ngo igicucu. Papa wanjye muramuzi. Yatuye mu karere ka Kamonyi. Mu gihumbi muri 2005. Niwe. 2025. Niwe. Yiteye ifu. Akora arabasetsa. Yambara ubusa. Arakaniriza. Nakaruki wagiye. Yambara ubusa ni hiti nyine. Yarafite amatuza. Muramuzi. Ndifuza kwibura kare kiki. Yarafite amatuza. Yarafite amatuza na 04. Ndifuza kwibura karere Kamonyi. None mu gicyo muvuga. Seve. Amateka. Papa wanjye yambaye ikoti amwisiga. Amwa n'urumogi baramuzi baramufunze. Agenda na parufe. Baramufunze. Papa wanjye baramuzi yicaye mu karere ka Nyanza. Arangije azamo indaya. Arisambanye. Bifotoreza ku idarapo ry'igihugu. Nani shaka kuyobora Nyanza. Ubuseka se. Umwana w'umusambanye. Arabamara none uwo ngo azabarira no mu gihugu. No modoka zayo. Amusuravuka n'iki? Mwakwirinze ibintu twirimo tubabwira. Kumbwira ngo ngende mwakwirinze mugakora ibyiza abantu. Ngende gusebanya ngende kwandika izina ryanjye ryo mu nezi ndi gusebanya. Oya ngo kongera kujya kubana hari umuntu nabonye wakohereje record kandi wiwanyu ntabwo muvuza nzamuvuma. Arangije arakubwira ngo kongera kubana n'uwo mugore ngo nibwo ugiye kwisuzuguza. Ubundi ngo mwakabaye kuba mutandukana. Ahangayika. Umva mabitangaza. Yego. Seve ni Seve. Ego Seve. Umupasteri wagize ibibazo mwisi. Ashwana n'umugore. Bijya ku Karubanda. Bongera kwiyunga. Yewe uzaba uri mu bitabo. Hari abantu bajya bazandika igitabo. Gisize kuri internet. Ariko nanjye nagize ikibazo. Mfite umugabo utaduhisha. Duhisha iki? Ntago arihisha mu nda. Uyu mugabo. Uzibikira ibitabo yaciye hafi y'igitanda cyacu arayivuga. Bamwita Mupitanjiya. Nimba uyu munsi hitire ari kurya hiti. Nari hiti ngewe. Ukarya hiti se mu bibi. Wajya ugira ibanga
ibanga wa mugabo umugabo yagiye agira ibanga abakunzi banje mwese yambi murankunda abatagira ibanga mwese ni mu nkunda ibanga ryiki umugore akurire mu nzu akurangize kubita hasi twebwe mabere ya nyine umurangize tuvumbika abanyenduga twukatse iki muriro naho ngewe rero kubera ngende umwacyangugu mwebwe muri babiri hanze biri hanze turabapaturo ba miliyoneri rero ko amazu yose dufite amayetaje ubundi kweke papa rumba ndetaje komeza muri iki mu gihe Kigali y'umunyacyangugu niyihe abanza mugabo yarakennye twe umunyacyangugu yarakennye hoya hari abandi bazutse ngewe bamuhora ikiniwe waruje nawe yarazimye nka puje urabona ko bari abana abo bamoshori ntabwo usa n'umuntu urangana n'izina rya Yesu umurya ruswa reka ngo ni idebe ryawe umuntu ubwira abagore ngo ni idebe ryiwe ntabwo tuvuga muragoreka hari cyane ngo rwose cyane uvuga yaba mwene wacu ariko ubu ngubu wapi yararangiye ninjye hiti kanyugereranya n'abantu nka bariya ariko kubera iki abantu bahuye n'ibibazo kubera iki abantu babahunga jewe umugabo yigeze kumbwira kera dutuye ku Gisozi bamuhora ishusho yagenderaga mu modoka y'umutuku daje ari mu cyubahiro cya hatari urangije urambwira ngo uriya mugabo ngo ni uw'iwacu ngo twaranasenganye ngo ari umuhanuzi ngo twese tuhanurira hamwe ngo none shangwa nanamwiriwe ajyaga muri akazamurikiraho cya filime none uyu munsi urabashishishishije ariko afite umugore mwiza twiganye ntabwo muzi umugore bazina banje mwiza se mwiza ngewe umugore mwiza ni uyu munsi ngo ucuza amavuta ya Bugogo niwe mugore mwiza uyu niwe mugore mwiza ubashyira hamwe dore nguyu aravuye ati mama bitangaza ibyubahiro byose ni ibyawe mubyeyi ibyubahiro byose ku bana bawe mubyeyi ibyubahiro byose ku mugabo wawe mubyeyi ibyubahiro ku muryango wawe mubyeyi mubashyira hamwe aho ngaho nibagiye iminota ndangire vuge 10 yose igezemo umwanya ngerega abakunzi bacu impamvu rero aho kuganya turatangira ikindi kiganiro oya nzanye amavuta barahagera no twari bahagera abakunzi bacu impamvu nzanye amavuta egereza cyane uretse kwanza aya mavuta dore ngaya hano ha kamera ngiye egereza cyane bahita gute wese none dore naha ngaho bahita mbariso oya nanga riso ni Miss White umuntu mwiza cyane aya mavuta basobanuye nabi nabanyishe turebye aravuga ati aya mavuta ngomba kuyahereza amabitangaza nagiye mbona comment nyinshi bavuga ngo yabaye nabi ngo arasa nabi nta kuntu rero yasa nabi uriya mujakazi w'Imana kandi ngiye bacuruza iki amavuta Imana yaramaye ibishoro byo gucuruza amavuta abampaye amavuta ye ariko arabahereza so white oya Miss White umugore so white impamvu yivuze nigeze kuyisigaho cyari gihe ufite ibikoroto utaraje Miss White bereke kandi gute abantu gutungura mu byo kubihedura ngaye do reba hano do bose ndebe do nyine ko nyine adafunguye akiri mashyashya dore ngaye kuzanye byije yarekera bereke hano dore ngaye arimo hano wimobya dore ngaye ruvango aya ngayi ari niyo bamuhaye isige uretse use neza ugira uruhu rwiza isige bereke wongeye bamundi uri igikara wongeye banuke gusa nabi uyu mudamu acuruza amafaranga ubundi banabahaye ubundi narinze aho njya guhirimbira ubundi gasana mu mukunzi wacu kumbura kuri TV ngo turanzwe niwe wanzwe turakunzwe abapasiteri turakunzwe ahantu yatuguriye none bati anigiye babavuga ngo ahumura nabi kubera ariko kubera baravuze ngo asa nabi ntiyasa nabi ngewe mfite aya mavuta mfite iyi shop uyu mugore imari mu mugisha do iyi parufe ni ihe nabivuye parufe simbizi nge onukundu reyo sumini oya Royal Miracle umva Royal Miracle Royal zanano musomere neza Royal Miracle
parfum deste New York. Mwereke. New York niho yavuye. New York. Niho yavuye. No ngaka. Aha, dore ngaka. Kagura ibihumbi 30. Kurama ahubwo ntere. Aha, dore ngaka do. Babandi banga kwemera babani ngo batajya bemera. Karebe. Akari. Kagura ibihumbi 30 babwire uragura igiceri. Ibihumbi ariko abakire babaho neza. Angahe 30 by'amanyarwanda ni izina ry'Imana. 30 dolari. Ni oya angahe? Oya $20. $20. Aya ni amafaranga umumama bashashuye. $20. Abati papa bitangata ukuntu muganira neza ni no ngira umugore wawe neza icyangwa. Yarangiye aho ngabivuye. Abati agena nisiga. Ariko aya mavuta yo ntago narebye. Yakorewe he? Muri France. Mu France. Uretse. Vuga cyane zuba. Uretse nyine ngiye kubisoma nyine. Made in France laboratoire ubwo ngubwo. Derima. Fagitire yayo iri mu 20. Oya. 20 muri nibyo nakwiye bitanga gutyo urimo urayapfobye ni 25 yapfobye rwose mwayabonye tuvuye aho ngaho mwayabonye ko ari amafaransa amafaransa uyaje kwishura itabaye this is amafaransa we nageze mu Faransa dore no karabero akani kariki karabinake karagaki kushumugira ko kwisebye basigiki rabero Fondote ngiyi nayo kushashuye mubyeyi wambaye yigura ibihumbi 40 Maka Yesu we to abantu bazi ifondote ya Maka baze batubwiye sawa ibihumbi 40 niyo na 5 oya yakugiriye neza none ngo uruhu rwawe rwabaye nk'umucece ni ikibonde aturuhu rwabe nk'ikibonde asigari amagaragamba aya mavuta nta kindi akora akafundure mbereke uyisiga nijoro akoze muri kokombure uyisiga nijoro ese nijoro noneho akakuraraho mu gitondo ukoga uruhu ukanyoroka komana se dore ngaya hari mutundu dore ngaya hano Dorenga uyisiga nijoro uruhu mowapu niba ari kokomba uyisiga nijoro uruhu ukanyoroka ukamera neza nabavumbuye aya mavuta barayamarina bamarina uruhu ubwo ngiye kuzajya marina uruhu ariko bivuze nabi kumarina bamarina inyama bamarina inyama kumasuruhu peti dore ngibi iyo mudama kuva yisuzugurira arabati uyu mudamu nta kintu amukorera aya ngaya amaze kubikora ayiteraho n'akayisiga kugira ngo umwuke neza dore ayo ahita gutanga nayo ni Mowapu Beauty Milk ni amavuta akozwe mu mata ariko aya mavuta akaba yo ni ukuvuga yo ngo nyisiga nijoro yamaze kwimarina nariya ya kokombre nimbivuga nabi na minerivare mwanyishuriye bararangije bakisiga aya ngaya umaze gukaraba yagasaba dore ngaya utavuze sabune se noneho rero akaza na karoti ni karoti nukundi wumura dore ngiye uyu mudamu akuranya bugogo mu mashiramu zamuze ku muryango wa ruguru naho umudamu bari naho ngaho umudamu bari ati mama bitangaza ubusa neza yazananye na gikotoro ngo cyaba ngiki igikotoro cyiki ngo yikizo nonumva ariko ndakunze muri iki gihugu ndakunzwe Heriborane no kuvuga na igikakarubamba ngayo ndakunzwe muri iki gihugu turakunzwe uzongera uvuga ngo ntago dukunzwe ibiganiro utambutse binono uzongera uvuga ngo ntago dukunzwe ninjye mushuma muri iki gihugu ufite hit uzongera uvuga ngo ntago dukunzwe uzongera kwivuga uzongera ubivuge hoya ngo barabanze ngo ntibarenga bacebeze ariko batwanga gute batwanga uzi igikundiro dufite uyu muryango ariko na yakamwana na umwanga n'abanzofu ari kandi ari ba papa mbyirire na sofu yataye umugore n'abana avuye mwamenyo
nta muntu mwaka nazo wavuyemo amenyo kubera urwa desiya bakuzi bacu rero nawe umwana bakuzi bacu rero mabitangaza amashyi menshi ku bakunzi bacu uyu tubanza duhereza amashyi amashyi wa mbere ngo ucuruza Nyabugogo amashyira hamwe amashyi menshi umuntu ushaka amavuta meza atubwiye tumwamamaza nyine umuntu ushaka amavuta meza ahabwa nimero yacu inibogisi umuntu ushaka amavuta ya original inibogisi uyu mumama yigira mu Bufaransa akajya mu Bushinwa akajya muri Amerika urana ko ariho yakuye i New York New York agenda unyihera inyama inde muntu wayangurira inyama wani ushaka inde muntu wayangurira ngigurira inyama reka ari gushaka guteza amavuta yanjye ngo abone inyama wese nabakunze ugira nge nigurira baranyanze ngo sana ngomeze nk'imondo nese nta bantu basa nk'imondo nabo musa bashaka kugurira inyama bakunzi bacu rero mumaze kubona amavuta umuntu yisiga muri iki gihugu umuntu ni meya ni meya usambanira muri biro niwe yisiga wari wasambanye se ayisiga wayisize meya arataguhamagara amavuta yapobeje aya mavuta yisigwa na meya uramugoye meya asambanye aya mavuta yisigwa n'ababuranyi b'amahanga ubanyi n'amahanga oya bita nani ubushikiranganje niwe muntu ucyuyisiga ubanyi n'amahanga niwe abantu bajya bayisiga ubushikiranganje ko baba bagenda mu bihugu bose bagenda mu mashopu bashaka bagashopinga ibyo bashaka mu mahanga yose ubanyi n'amahanga n'ubwangura babaye ububanyi n'amahanga bakuzi bacu rero tubasetsa mwishima murya sho ariko namaze kumenya ko mu nkunda kuva nabona ya mavuta nahise nishima ubugambo bwabaye ubugambo menya ko ibiganiro nkora bifite abakunzi uko ni ukuri twatangiye twitana twatuzina sheri shushu ndakuvura kuri kamera none ya sheri ihe tubaye abanzi tangiye kubona amavuta ndakuvura kuri kamera ndakuvura kucukumba ukuri tangiye gukundwa nta kintu ndabona dore na salon de coiffure ejo bundi nzaba ndicangwa ejo bundi nzajyayo ariko iyo salon de coiffure nta kuyivuga ntayaboneka bakunzi banjye bacukumba kuri TV nimero yanjye ni 0788 itatu n'icyenda 30 nanjye bandemere nyine nge ni inyama n'ifi n'umuceri n'ubugari bw'imyumbati abakunzi bacu subscribe comment share turabakunda cyane comment like ndi guhumura Royale Miracle ndi guhumura ibitangaza Miracle ni ibitangaza amavuta yitwa Royale Miracle ni ibitangaza